iki kintu cy'umwami ubundi ni igiki muri rusange? iki kintu ni ikintu cy'ikibuye nanjye nakibonye nyine ni urwuma rufite nk'ikiro hafi nk'ikiro kituzuye neza nyine cyenda nko kuzura mu kiganza kimeze nk'igiceri ariko ni runini nyine ku buryo ubona ko atari uruceri imbere ruriho ishusho y'umwami. Cyaturutse gute? Cyaturutse he? Wakibonye ute? kiriya kiboro rero njye sogokuru wanjye yakuriye nyine yatowe n'umwami yabagayo noneho nakuze ngisanga mu rugo gihari. Yego. tugera n'igihe mbari nkanjye uba nka responsable w'urugo bitewe na kesi ubwo zagiye ziba guturukije no kwihinduka ry'abami kugera n'aka kanya. uba ari wowe ukiragwa. gusa wamenye ikintu umuntu yasize, umwami yasize ikintu ahantu wowe ukajya kukiyakura. ugeze n'ahantu ushobora kuhasanga n'inkota za kera z'abantu bazwi ba kera bagiye nk'umuki, ushobora kuhasanga nk'amacumu yatoraguhana imihoro ya kera. Hanyuma rero bigahurira hehe no kuba cyateza ikibazo ku waba warakibwe ubu ukeka ko yaba yarakibye buri kantu ari we buri kantu? none se ni gute wafata ikintu cy'umwami ukagenda ukakiba gutyo ukumva icyo kintu bizarangira gutyo? nta kindi kintu nitwaje ni uko wibwa ikintu kitibwa. bo bakubwiye yuko icyo kintu bagitwaye bagishakaho iki, bakibonamo iki? bambwiye ko cyatakaye ariko noneho mu buryo bwo guhamya ko ari bo bakijyanye njyewe. Umwami wari uri kuri icyo kintu cyangwa se wagisize yari nde? ni umwami Rudahigwa. Ni umwami Rudahigwa. Hanyuma se kuba cyarabuze ari nabo bagifite bikaba bihurira he n'ifungwa rya buri kantu? anabyumve yuko icyo kintu njyewe kimbabaje kandi mbimusubiriramo buri gihe inshuro zose mwatubonye turi kumwe. Iki kintu kiramutse kitabonetse utekereza ko hari izindi ngaruka zabaho kuko icyo kintu cyabuze? kereka nyine habaye ibintu bidasanzwe, nyine ubwo bidasanzwe. Hari n'impamvu buri diru iki kintu yagitsimbarayeho. Reka mbwire buri nguni ni uri hanze ushobora kumva iki kiganiro. Uziko tumaze amasaha 2 turwana no guhora iki kiganiro. Twajya gutangira umuriro ukagenda. Yego. Twajya gutangira kamera zikazima. Abasore mushaka ikintu cy'umwami cya Slim Jesus. Reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho mwese impande zitandukanye abazigihugu ni Laila Wiz Show ndetse na Slim Jesus TV. Tukaba tugarutse. Meze gute Laila? Nyuma yigerageza ryinshi rikomeye turwana iki kiganiro mwumve ngo turwanye intambara. Yego. Guess what? Ngo tugiye gukora kuki? Ikintu cy'umwami. Ubanza iki kintu cy'umwami gishobora kuba ari seriye kuko wibaze ko iki kiganiro cyarwanyijwe tukabura amajwi tukabura urumuri amatara akagenda ibintu bidasanzwe biba umuriro ukagenda buri kanya bya gafra buri kanya. Yego. Kuko tugiye gukora ku kintu cy'umwami. Ikintu cy'umwami cyabuze. Biri seriye. Ibintu biri seriye cyane binateye ubwo. Dore impamvu rero inkuru tugiye kuyikora. Abantu ejo babonye inkuru umuntu bita buri dir. Yego. Ukunze gukora kwakitinga nk'umupadiri. Yego. Ariko afite channel yitwa YouTube channel yitwa buri dir. Yego. Hari ikiganiro yakoze cy'iminota 8 avuga ngo buri kintu ngo ikintu cy'umwami yakivuze inshuro nyinshi. Yego. Ikintu cy'umwami. Sibyo? Ati ikintu cy'umwami ataba batipe batwaye avuga buri kantu na buri nguni ati icyo kibakozeho giteye buri kantu ajagereza. Bagize ngo ni content uriya mujama ari gushaka komeye ntabwo ari ugutwika pe. Atubwira ibijyanye n'ikintu cy'umwami imvo n'imvano yacyo aho cyatangire uko byagenze. uzi ko tumaze amasaha 2 turwana no guhora iki kiganiro. Twajya gutangira umuriro ukagenda. Twajya gutangira kamera zikazima kandi zirimo imiriro. Twajya gutangira mikoro zikaba zirapfuye. Iki kintu cy'umwami abasore mushaka ikintu cy'umwami cy'abandi. Iki kintu cy'umwami mw'abantu kira ku murongo buri dive. Ikintu cy'umwami cyateje abantu bose ikibazo ari mpamvu ngiye kuba nahamagara bita buri deal akatubwira iki kintu cy'umwami bimeze bite. Ariko ni ugiye nume ngo ikintu cy'umwami. Ikintu cy'umwami cyabaye cyo. Yesu we.
ikintu cy'umwami cyaba cyose. Halo. halo Umeze gute Buridiri? Umeze neza? ni sawa Umeze fresh cyane. Muhamagaye turi mu kiganiro ariko mbe ngo nicyo kiganiro cya mbere mwaze kingoye kuva natangira aka kazi kose. Kubera ko ni ikiganiro njyaga gukora nacana kamera umuriro ukabura bose. Nagira gutya mikrofone zikaba ziranze. none uko abanyarwanda bose bakomeje guhura n'ibibazo ni ikintu cy'umwami. Ni ikintu cy'umwami cyabaye ikibazo ubwo yongereje. So rero twari turi mu kiganiro nandi kumwe n'uwo bita Laila, sinzi nimba umuzi. Turi gusesengura ku kiganiro cyawe ejo wakoze uvuga ngo wabita buri kantu yafunzwe ngo azira ikintu cy'umwami cyawe yatwaye cyangwa yibye. Bimeze bite? Cya kintu rero n'ubundi nkimaranye igihe hari n'ibintu umuntu aba afite wenda nk'uko nguko ukavuga ati nk'iki kintu wajya ngishyira nko mu kabaga nyine hari igihe mbona nyine nka kwa kundi uba ufite akamashini ufite agaki ukaba waba ugifite muri baga ariko n'ubuzima tubanamo na ba buri kantu na buri nguni ni ubuzima bw'ikivandimwe ni nk'aho ni abantu twiganye ni abantu twakuranye dutangirana life bituma nyine n'ahantu twabaye mu bijya hariya kuri Sonatibe sinzi niba ukuntu bahita Sonatibe ndahazi fresh. hari ukuntu buriya tugiye n'ahantu turagendana na kwa kundi nyine wavangaha ugiye tugiye ubundi ikintu cy'umwanya ni iki ahantu hangana gutya noneho muri cya gihe mugiye ahantu muri mwagiye ahantu mugiye nshobora kwinyabya nkavuga ati wenda ngewe reka ncego rwose wenda mpuye n'inshuti yanjye ngiye kubona n'akarifiti ndaza muri returu ukagaruka wenda abantu mwari mutari mwajyanye abagataha wowe wenda ugasigara. Icyo gihe rero haba kesi y'ukuntu nimba ngari abadiyasipora bahise babata ngo bapanga kwimuka ariko ngewe urumva nayo navuye aho njyaga rwose mpita naniyongoza kwikoza i Nyanza. Ngarutse ariko barimutse icyo kintu ndakibura ariko nkaba icyo kintu nayo nakeretse buri nguni mbere na mbere. Icyo kintu nabanza gusobanurira icyo ari cyo. Ikintu cy'umwami ni igiki ubundi cyaturutse byagenze gute zana abantu reka turashaka dusobanukirwe buri diru yo uraho neza ngewe nagize amatsiko unyihanganire dusobanukirwe hari abantu nabonye bafashe nk'urwenya kuri iki kintu cy'umwami. Iki kintu cy'umwami ubundi ni igiki muri rusange? iki kintu ni ikintu cy'ikibuye nanjye nakibonye nyine gutyo ariko ni urwuma rufite nk'ikiro hafi nk'ikiro kituzuye neza nyine cyenda nko kuzura mu kiganza kimeze nk'igiceri ariko ni runini nyine ku buryo ubona ko atari uruceri imbere ruriho ishusho y'umwami mu buryo n'ubwo wanarushyira ahantu n'ubwo yaba ari n'amamodoka yaho hahaca ntabwo cyakangirika nyine kimere kurya inyuma. Cyaturutse gute? Cyaturutse he? Wakibonye ute? kiriya kiboro rero njye sogokuru wanjye yakuriye nyine yatowe n'umwami yabagayo noneho nakuze ngisanga mu rugo gihari yego tugera n'igihe mbari nkanjye uba nka responsable w'urugo bitewe na kesi ubwo zagiye ziba guturukije no kwihinduka ry'abami kugera n'aka kanya ubu ari wowe ukiragwa oya ntawe wakindaze ahubwo cyabaye mu rugo na meri nkabona ni umuntu utarakijugunye kandi ubwo hari igihe cyagezemo ajya mu bintu byo kwimuka cyane akaba agifite n'akandi kaboro k'akabuye ukuntu nkavuga ati meri ko ari umuntu w'umusazi yatataye iki kintu nyuma amaze gupfa rero nanjye nk'uko nguko nabonaga nk'ibintu bihari nanjye icyo kintu nkabona ni ikiboro cya danje. Hari imbaraga ukeka ko icyo kintu cyari gifite imbaraga runaka mu buryo bwa maji cyangwa se mu bundi buryo? Oya kiriya kintu ngenda avuga ati icyo kintu cyageze kuri garampere wacu gute
gusa wamenya ikintu umuntu yasize umwami yasize ikintu ahantu wowe ukajya kukihakura nuko nabyumvishije gutyo ndavuga ati iki kintu byanze bikunze ngomba kugikipinga neza. utekereza yuko ari umwami wagisize ugakeka ko cyaba gifite imbaraga zikiriho? Hello? Njye ntabwo nigeze nkijyaho ibintu bigiye bitandukanye. Njye nabonye ari ikintu cyiza kirimo ubuhanga gikomeye kirenze, ndavuga ati iki kintu umuntu wagikoze byanze bikunze ubwo hari impamvu yagikoze, reka nanakibike cyane yuko njye ngira n'umuco wo kubika n'ibintu bya kera nta nubwo ari n'ibyo byonyine. Ugeze n'ahantu ushobora kuhasanga n'inkota za kera z'abantu bazwi ba kera bagiye nk'umuki, ushobora kuhasanga nk'amacumu yatoraguhana, imihoro ya kera, ibintu byinshi nyine mba mfite, ariko bigasingira ko cyaba gifite nk'amateka yihariye. Hanyuma rero bigahurira hehe no kuba cyateza ikibazo ku waba warakibwe, uba ukeka ko yaba yarakibye buri kantu ari we buri kantu? None se ni gute wafata ikintu cy'umwami ukagenda ukakiba gutyo ukumva icyo kintu bizarangira gutyo? Nta kindi kintu nitwaje ni uko wibwa ikintu kitibwa. Kandi wowe ubwawe utizera yuko gishobora kuba icyo kintu gifite imbaraga, cyagiraho umuntu ingaruka gute? Kandi ni ikintu cy'umwami rega kiriya, ni ikintu cy'umwami yishyiriye ahantu, ubwo wenda nimba yarakiyashyize wowe ukagitwara, ndumva ibyo bintu bitakugwa amahoro byanze bikura. wowe wasobanura gute ukuntu byahuriranye cyangwa uko byaje kugenda kugira ngo kimugireho ingaruka? Ibyo utekereza bishobora kuba byarabaye. Hello? Ntago ibyo ngibyo ari ukubihuza ku buryo buhura bwa nyabwo, ahubwo ni nk'uko nyine ushobora kuvuga ati wasanga ibi bintu, wasanga nyine ukaba wabivuga gutyo, cyane yuko ikiganiro nanagikoze atari uburyo bwo kugira ngo ngaragaze ko wenda ibyo bintu biri kubakora, ahubwo ni ukugira ngo mbibutse ko icyo kintu bamfasha kugishaka, ni nacyo nabasabye mu biganiro. Bo bakubwiye yuko icyo kintu bagitwaye bagishakaho iki, bakibonamo iki? Bambwiye ko cyatakaye mu rugendo rwo kwimuka, ariko noneho mu buryo bwo guhamya ko ari bo bakijyanye njyewe, hari nk'uburyo nka force mekanike naje nshyiraho zo kugira ngo nkibone, hari nk'inzira nashaka gucamo kugira ngo nkibone, cyangwa amenye n'abantu bose binjiye muri iyo nzu cyangwa bakoze n'imirimo yatuma bagira aho bahurira nabo. Ko ntari mpari uwari ubihagarariye wabikoresheje akanga kumpa data zikenewe, nimba ari nka nomero z'uwo muntu, cyangwa se kunsobanurira si uwo muntu n'uwahe, cyangwa se uwo muntu mwahuriyehe ngo umenye n'ahandi namushakira cyangwa nabarize. Wowe utekereza ko ikintu cy'umwami gishobora kuba aricyo cyabaye impamvu y'ubwamamare bwabo? Hello? Oya, ntabwo aricyo natekereza, kubera ko oya, nanone kubera ko hanyuma se bakaba barakibye ngo bagikoreshe iki, na cyane ko batazi amateka yacyo, batazi n'icyo kimaze, batazi nimba hari n'icyo cyabafasha? Wowe utekereza ko baba barakibye kubera iyihe mpamvu? Murakoze. Kuba ntekereza ko baba barakibye ikintu, iyo nge hari uburyo nshobora kubona ikintu nkabona ko ari imari, kandi n'uwo nakeretse nawe namubwiye ko ari imari, ntugate iki kintu kirarenze, ni na boro ya danje, dore kandi uranabibona ikintu ngendana, ibaze yuko nyine mu bintu nshobora kuvuga ati ibi bintu ndabisiga hano byihorera uko, hari n'icyo nshobora kuvuga ati ariko ndagisiga, binakubiye ko nuko nakijyanaga naho handi wenda hakabamo kesi y'uko ngisize ahantu muri bage, noneho muri iyo minota hagahita haberamo n'ibintu bicanze gutyo, binahubukiwe nyine, sinavuga ngo bihubukiye wenda ariko by'igitaraganya mu buryo bugira gute. Niyo mpamvu rero mpamya ko kubura kwacyo bagifitemo uruhare, cyangwa
bisanzwe kuko exception zibaho, case exception, ikintu cyabuze turi kumwe reka tugishakane nimumfashe. Ibyo nabikoze nyine kuva mbere nyine. Aba basore iyaduka ryabo mwaziye rimwe musa nk'aho ari groupe cyangwa se ari itsinda rikorera hamwe muri n'inshuti rwose, iki kintu nicyo cyabaye intandaro yo gushwanwa kwanyu? Oya, iki kintu cyarabuze dukomeza kubana kimwe nk'uko wenda nabivugaga nk'uko no kuri teno tuganira kuri mbivuga kuriya n'ubundi nkunda kubibibutsa nkabibabwira. Ntabwo nabivuga kuriya ari uko ngo mba mfite ngo twashwanye uyu munsi ngo cyangwa nibyo, n'umubano dufitanye uri ku rwego rw'uko hari nyine gushwana ni ibintu byanatugora. Ariko se uri seriye koko kuri iki kintu cy'umwami cyangwa ubikora nko gutebya cyangwa se nko icyo kintu se sinyikwereka se kiririyo? Urakomeje? Abantu bariho njyewe wenda sinavuga ngo nzamenya ngo cyakozwe muri ubu buryo ngo cyari kigamije iki kuko sinari mpari. Niyo myaka sinyifite, ariko nuko nakibonye nkabona icyo kintu ntabwo gisanzwe kandi nkabona kiriho n'umwami koko. Wakomeje kuvuga yuko utatwara ikintu cy'umwami ngo kikugwe amahoro, kuki utekereza gutyo? unamubaza n'umwami uriho ari we. Nuko numva yuko ibintu nk'ibyo ngibyo byubahirizwa kuva na kera mu muco nyarwanda, habamo kirazira no kubaha ibintu by'abakuru. Sinumva rero yuko mu gihe waba waragize ikintu kuba wanyanganya ikintu kingana gutyo, wenda nanjye urimo urangira umusazi wumva ari ikintu cyoroshye, cyangwa wenda ntumva agaciro kacyo, wenda wanagitwaye wenda. Yego, umwami wari uri kuri icyo kintu cyangwa se wagisize yarinde? Umwami wasize icyo kintu yarinde? Wagisize ntago muzi, ariko wari uriho wenda niwe nakekeranya kuko bitewe nuko namubonye n'amafoto y'abandi nabonye. Ni umwami Rudahigwa. Ni umwami Rudahigwa. Hanyuma se kuba cyarabuze ari nabo bagifite bikaba bihurira he n'ifungwa rya buri kantu? Aho ngaho rero impamvu nabihuje navuze ati ibi bintu wasanga ari nacyo kibiteye, kuko aba bantu nari narababwiye ati muzakora ishyano na mbere hose mwe mwakoze ishyano muti ibintu muti ikintu kitari icyanyu. Yego, noneho ntimushaka no kugishaka. mu buhe buryo nyine kandi wavuze ko iki kintu nta mbaraga zindi gifite? Mu buhe buryo bishobora kubagiraho ingaruka ko bakoze ishyano kandi wowe wizera ko iki kintu nta mbaraga zindi zikiriho? Erega kwizera birarema, nubwo buryo nabonye wenda uzagaragaza uko kuri, kubera yuko njye nabonye bitewe n'imibanire dufite nuko tubanye. Wowe wizera yuko iki kintu cy'umwami bagishatse bakakibona cyangwa nimba bagifite bakakikugarurira yafungurwa? Oya, ibibazo yaba yarakoze bijyanye n'ibibazo yakoze, abamufashe bajyanye n'ibibazo bamufatiye, ahubwo nuko wenda nshobora gukoresha nk'ako kantu nk'uko n'umuntu ushobora kugira ikibazo wenda kikajyanishwa nuko wenda ngo ari Imana imuhannye, kandi wenda hari nk'ikintu kiri mekanike kibaye gutyo, ari nk'ihene wenda ikujombye ihembe ariko bikitwa ngo ni Imana iguhannye. Muri ubwo buryo bw'imitekerereze nibwo buryo wenda nabyumvagamo, ariko ntabwo navuga ngo nicyo ngo yafungiwe. Abantu benshi bari gutekereza bati iki kintu hashobora gusanga hari imbaraga runaka yenda z'ubwamamare, yenda mwari mugikurikiyemo, akaba ariyo mpamvu aba basore baje kwamamara ndetse banagira n'umurongo bakoreraho mugari uraguka kuruta uwawe. Bakomeje gutekereza bagira bati birashoboka se ko iki kintu aricyo cyabahaye imbaraga bo bagatera imbere we agasigara inyuma, ariyo mpamvu yakomeje kubigarukaho? Oya, ntabwo navuga ko iki kintu kijyanye n'iby'imbaraga,
kuko ngo byo kwamamara kuko mbere twarasitaragorinze tukora ibintu bya femu ngewe barananyesipiye hari n'abantu bumva bavuga ngo baranzamuye ariko ntabwo navuga ngo baranzamuye ahubwo wenda batumye nshobora gutekereza ikintu nkabona nanagikora rimwe na rimwe nkumva nta nubwo nagishyiramo imbaraga ariko nkabona wenda bo barabikora bakibyaza amafaranga nanjye nkabikora uko mbyumva kunsiga ntago tunganya amavideo ntago tunganya gukora bagomba kunsiga wenda ni n'ibintu banaririye cyane banakunze femu femu nayibonye gutyo nk'uko wenda nakora ikintu nkabona kirakwiragiye nkavuga ati iki kintu mbonye sinkijugunya ni cyiza. nk'umuntu wari usanzwe uri inshuti nk'umuvandimwe kuri aba basore bombi ndetse mwaranazanye muri nk'itsinda turi inshuti ibyo birasanzwe nta kintu buriya nabukuvuze kuri media gishobora guhindura imibanire yacu cyane yuko nabo bavuga ibyo bashaka twese tuba kuri media kandi hari ubwisanzure bwo kuvuga nk'umuntu w'inshuti yabo ubazi mwazanye ndetse ubushuti bwanyu bufite aho bwaturutse muraziranye cyane utekereza yuko ibyo buri kantu arimo akurikiranwaho yabikora ukurikije uko umuzi ibintu arimo akurikiranwaho gushimuta gukingirana umuntu binyuranyije n'amategeko gukingirana umuntu binyuranyije n'amategeko rero ntabwo nabasha guhamya ibintu byaba byabaye ntahari gusa njye mu buzima busanzwe mu buzima twabanye tuziranye ntabwo njye nigeze numva agira ibyo bintu byo gukingirana abantu cyangwa se kuba wenda yapanga nk'ibyo bintu gusa nyine abantu bashobora kugirana ibibazo mu buzima busanzwe ukavuga ati njye simbyumva uko simbyumva uko mukaba mwarakarana nk'abandi bose basanzwe ibyo byo bibaho ubwo wenda niba byageze nk'aho ngaho muri iki gihe sinavuga ngo ntiyabikora kuko ntazi mode yari arimo ariko nkurikije ngewe uko muzi n'imyaka twamaranye ntabwo ari umuntu ugira amahane ku gipimo cyo kuba wowe uko umuzi ntabwo ari umuntu w'umunyarugomo urakoze cyane ubinshyire muri vocabulaire nziza ntabwo ari umuntu w'umunyarugomo navuga ngo niki nubwo wenda nakoresha buriya buryo ni nko kugira ngo wenda nabonye ndi kubibabwira gutya ari ibintu binabasetsa nibyo kuko babona n'ikintu kimeze nk'ikintu umuntu yaba yaranatoraguye atanumva na meaning yacyo anabyumve yuko icyo kintu ngewe kimbabaje kandi mbimusubiriramo buri gihe inshuro zose mwatubonye turi kumwe nta kindi ngewe nanamubwira iyo tumuhongoreye wakomeje guhakana ko nta mbaraga runaka uzi zishobora kuba ziri kuri iki kintu cy'umwami ukomeje kukigarukaho urongera ukigarutseho kubera iki kintu cyakubabaje cyane na n'ubu kigikurikirana ni iki kikihishe inyuma icyo kintu ntigisanzwe kandi ngewe nakubwiye yuko n'ahantu mba mpa agaciro kenshi ibintu bya kera bifite amateka yihariye icyo ngicyo nta kintu nari narakimenyeho cyane mbona nyine uburyo ki ko aribo bagutwariye icyo kintu cyawe cy'umwami koko uko biri kose ni umutungo wawe ndetse n'ikintu cyawe ntekereza yuko wanaregera ukagisubizwa urateganya kuba washaka ibimenyetso ukaba wakurikirana ikintu cyawe uramutse utagihawe nk'uko ugisaba buriya rero mu mibanire y'abanyarwanda uko nanjye nabisanze rimwe na rimwe gushyira ikintu muri kominote abantu bakaguha inama bakagira gute urumva nanjye hari ukuntu nshobora kuvugana ariko nubwo nakoze ibi bintu byose nkagerageza gushyira ku murongo hari igihe haba na case exception case ugasanga icyo kintu kuko cyaranatakaye
ariko usaba abantu ko mbabwira ko iki kintu gikeneye cyabuze tunari kumwe nkaba mbereka yuko mwanangoye ese aba banyarwanda bo baratekana mukomeza kubona n'ibimenyetso bigaragaza yuko bari bo bakijyanye kandi icyo kintu numva ngikeneye njye nshobora kuzagera igihe tukumvikana kuko tuba tunavugana tunari kumwe ntago ibi ngibi ari ibintu byago kuko nabikubwiye urwego rw'imibanire turiho iri ku rwego si abantu twarwana si abantu twavuga ngo tugiranye urwango ngo ruvango hanaha yewe nanumvise wenda yarananyanze cyangwa nawe najya mvuga ati wenda ni ibibazo by'imitekerereze cyangwa kumva wenda yaranarwaye yahuye n'indi hungabana rituma asigaye navuga ati uyu muntu noneho ni ibiki ubwo urumva nakubwiraga urwego wenda rw'imibanire dufite ariko bitavuga yuko rero mu gihe umbangamiye nkanakubwira tukanagisha inama n'abandi bantu ese twafatanyije tugashaka iki kintu niba cyarapfuye cyaraburize koko nakibona yego ushobora no gukeka nkavuga ati niba ari n'umuntu wakigurishije uragira ngo atabona yuko wakimugurishijeho mu buryo ariko wenda nawe umfashije nawe ugifite nawe yakumva ko icyo kintu afite kiri gushakwa ikintu cy'umwami cyabaye ikintu cy'umwami cyateje n'ikibazo gikomeye cyane ni gute twakibona byagenda gute wowe wowe urumva icyo kintu cyaboneka gute nyine njyewe ikintu nsaba kiroroshye ntibamfashe nanjye nibakora ikiganiro bavuga ati hari ikintu twabuze turi kugishaka dore uko giteye dukomeze dushakishanye ariko noneho nanjye ni igishaka njyenyine kandi aribo bari bahari kandi ngaragaza yuko hari n'intambwe nagize kugira ngo mbishake hakiri kare bakanyitambika kugira ngo niba ari n'ugifite nawe yumve yuko agifite mu buryo butagize iyo reality ijya ahagaragara icyo kintu cy'umwami rero nigishaka wa mugani babujije ati umuntu ugifite yabwirwa n'iki icyo ari cyo nimba ari icyanya cyo koko icyanyacyo nomero zanjye ni 07883093 ndakizi nakora ku buryo umunana mugeraho bitamugoye cyangwa mpaye n'ifoto nakibona iki kintu kiramutse kitabonetse utekereza ko hari izindi ngaruka zabaho kuko icyo kintu cyabuze bitewe nuko ntazo nizeye nge nateza ubwo numva ntazo kereka nyine habaye ibintu bidasanzwe nyine ubwo bidasanzwe ibintu bidasanzwe ubyizereramo ute kandi wavuze ko nta zindi mbaraga zidasanzwe zikiriho ngenda umuntu wizera yuko isaha n'isaha hari ibintu byantungura kuko nta buhanga mfite bwo kuba naritegereje ibintu biba mu isi byose ngo mbe narabimenyeho ubu nyine mvuga ngo ibi bintu narabyitegereje ndabizi neza bituma ubwo rero nshobora kuvuga ati mu jisho ryanjye ndabona bimeze neza ariko nta n'ikintu kimbuza kuba naba ndi keeping touch mu gihe bigendeye mu myizerere yawe yuko wizera ibintu nk'uko bidusobanuriye umuntu ubitse icyo kintu mu buryo atari ugomba kukibikamo hari ikibazo byamuteza nase yazanye icyo kintu cy'abandi koko ikintu cy'abandi nikiboneke ndagushimiye cyane ndumva waduha video y'icyo kintu cy'umwami tukayicishamo hanyuma umuntu ugifite wari we wese ubwazana ikintu cy'umwami ibintu amazi atararenga inkombe murakoze cyane ndabashimiye urakoze buri diruti muzana ikintu cy'umwami umuntu uzi ko abitse ikintu ati kirakenewe muzana ikintu cy'umwami nyaboneka ko yizera we mu myizerere we yizera yuko icyo kintu kiramutse kitabonetse gishobora guteza ibibazo bikomeye cyane wa mugani kuva na kera ngo wasangaga ibintu biturutse ibwami ngo byabaga ari ibintu ko bitagatifu
ngo hari impamvu ubwo hari ababyemera gutyo, hari n'impamvu buri diru iki kintu yagitsimbarayeho, hari n'impamvu ari kubona ko cyateza ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari n'impamvu n'abakeka bakibye bashobora kuba barakibye hari icyo bakibonyemo. Ndumva tutari bwizime mu magambo, twirinde kongera kugabanya cyangwa se kugira ibintu twongera ku bintu by'abandi. Iki kintu cy'umwami natwe kitatubera cy'umwami mugomba kugishaka. Ikintu cy'umwami nawe wumvishe ko ari cyo cyafungishije buri kantu. Arabyivugiye ati yanze kubyerura, ariko uyu musore ukurikije ukuntu iki kintu ari kugishakisha uruhindu, ntabwo ari ugutebya bimwe abantu batebya ngo bigire nk'urwenya, ari seriye. Nawe arabivuze murabyumva, kandi nabwo agiye acishamo avuga ati nizera yuko nkurikije imyemerere yanjye nuko nizera, ati nizera yuko cyateza ibibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None basore, reka mbwire buri nguni niba uri hanze ushobora kumva iki kiganiro, iki kintu cy'umwami nimba ugifite wagihaye nyiracyo, tukareba ko hari ukuntu ibibazo bigabanuka. Aragira ati jyewe ndakeka neza ko aba ngaba aribo bantwaye ikintu cy'umwami, ati kuko naragendanaga nabo ntibasigira mu ibaga, ngarutse ndakibura. Ati ngibabajije bambwira ko cyahuriye mu iyimuka ryabo. Nimba iki kintu mutagifite kandi akaba yizera yuko gishobora kuba hari ukuntu cyateza ibibazo, mwagishatse mugatanga ikintu cy'abandi. Njye nuko mbyumva, bagomba kugishaka bakagitanga. hari ibintu abantu bajya bizereramo, yenda we yanze kubyatura no kubigaragaza, ariko nkurikije uko yagiye abisobanura yagendaga akanyuzamo kumva yinjiyemo mu buryo atemeje neza 100%, ariko ubona ko hari ikintu cyihishe inyuma y'iki kintu cy'umwami ari guhiga no gushakisha. Niyo mpamvu rero ngewe ukuntu mbibona, tuzi yuko ikintu habatabayeho kuba cyakugiraho ingaruka mu buryo buri ngo baye bakikuryoza ati zana ikintu cy'abandi, we akaba yizera mu buryo tutabonesha amaso, buri wese atabonesha amaso ko cyateza ibibazo, ko biri kose hari imbaraga zikiriho. Niyo mpamvu rero ngewe numva yaba ari abangaba yaba ari n'undi wari wese agitoraguye iki kintu cy'umwami kigarure. Ikintu cy'umwami cyateje ibibazo hano hanze. Abantu bamwe bagize ngo ni brage, ariko rwose sinzi hari comment nshaka kwifashisha hano. Mba ari uko bimeze, icyo kintu cy'umwami nikinkoreho, ntawo mpuriye nacyo, ubwo nukibitse menye yuko ikintu cy'umwami kizagukoraho. Ikintu rero ngewe ukuntu mbibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aba basore bombo ko ari batatu bazi umumaro w'iki kintu no kuba bagitunze, n'aba bari gukekwa ko bashobora kuba baragitwaye bazi impamvu bagitwaye n'akamaro cyabamarira n'ibyo cyabafasha. Niyo mpamvu bombi bisa nkaho badashaka kugaragaza no kubivugaho ku bintu bijyanye n'iki kintu cy'umwami, ariko uko biri kose iki kintu cy'umwami wa mugani icy'umwami koko gisubiraho cyaturutse. Nimba kiri mu maboko ataraye aho kigomba kuba kiri, nibagisubize mu maboko yaho kigomba kuba kibarizwa. Ngiye nuko mbyumva, ntabwo ndibuze kongereraho abantu ibintu ngo mvuge ngo bagikoresha ibi cyangwa se biriya, ariko uko biri kose umuntu yitiza ikintu cy'undi cyangwa agatwara ikintu cy'undi cyangwa agatwara ikintu cyari cyo cyose, hari icyo agiye kugikoresha. Wowe mu mboni zawe urumva uyu mungu haravuga ngo niba mugambaniye kuko bivuga ko ngo bikana agambaniye. Ntabwo ariko mbyizera, ariko we yakomeje kuvuga yuko ikintu cy'umwami yagumye ku kintu cy'umwami, ariko muri kucyumva cyakomeje kuba ikintu cy'umwami. Ubwo nimba yabasabye ngo mugarure ikintu cy'umwami, mwembi batatu icyo kintu mukiziranyeho, muzi n'icyo gikora. Ubwo rero nimba hari amakuru mugifiteho mutanga ikintu cy'abandi, si byo se? Baramutse batagitanze ingaruka barazirengera, nyirabyo bivuze utabyumva. Hanyuma rero biraza gutuma nibaza impamvu abandi basore bari guhanabirwa cyane. Hari umupapa niba ari umupasiteri bita Carlos nawe ejo bundi yaserebati ngo bambara imyenda 6 biriya ni ibintu bagomba gukontaho. Ibyo uri kuvuga ndabyumva,
ni na byiza ko bita buri diri tumufashije kuba yashaka ikintu cy'umwami. Umuntu wese ufite ikintu cy'umwami ngo muhamagare kuri nimero yavuze turi ko cyamushyikira cyangwa cyashyikira buri kantu akaba amahirwe yagaruka. So rero reka dusoreze ahangaha, reka nshimire mwe mwari mudukurikiye, mbibutse gukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, bikomeze kurushaho kugenda neza. Gukora subscribe ibintu bigende neza. Bye.